Nongeye kubasuhuza abahumeka mwese umwuka w'abazima, muze dusenge twiragize Imana. Abakoresha imbuga nkoranyambaga mumfashe tubasengere, abihebye, abababaye n'abatazi ibyo bakora batwifuriza ibibi. Gucira mugenzi wawe icyobo Imana imucira icyanzu. Nyagasani fasha buri wese ururumbira iby'isi akajya ku mbuga nkoranyambaga agatukana, akibwira ko agomba gutegeka isi yose kubera ko yigize umwami ukontorora itangazamakuru n'ikoranabuhanga. Nyagasani ba hafi abihebye, abari mu zabukuru batagifite icyizere cyo kuba mu isi. Bagarurire ukwizera guhoraho, ubasubize mu mutuzo, ineza n'umunezero, umuhate n'umurava uturange twese mu isi. Ibyishimo bidusakaremo, ituze n'umunezero biganze muri twe, tubane neza nk'inshuti. Nyagasani babarira abacumura bashaka kwigabiza ibya rubanda, bumva ko batanyuzwe n'ibyo bafite. Nyagasani fasha abadashobora gutanga kandi bakifuza kwakira. Nyagasani buri wese yumva yakwakira ariko adatanga, ariko ku bushobozi bwacu twafasha benshi. Gufasha umuntu ntabwo bisaba ibya mirenge, kandi kugira neza ntabwo bisaba igihe kirekire, ni igihe gitoya. Nyagasani komeza udutoze twese abantu mu isi kugirira neza abo tutazi n'abo tuzi, kuko tutazi abazadutabara igihe tuzaba turi mu ngorane. Nyagasani utwumve, amasengesho yacu tugutuye atuvuye ku mutima. Nizeye ko twababariye abatugirira nabi, abatwifuriza ibibi kuko batazi